mwongeye kwirirwa kandi muraho nkuko maze kumenyera hano kuri Montana Empire nkuko maze kumenyera ni Nadia ntusanzwe nongeye kugaruka uyu munsi rero sorry nongeye kugaruka kuri Montana Empire mva bitewe n'urukumbuzi mba mafite n'ibyishimo mbagirira bituma njijwa nkavuga bitewe n'uburyo mba numva cyushyemo uyu munsi rero tugiye kwakira utubirwa wacu cyangwa se umwunganizi wagiye uyu munsi nagarukanye undi mwunganizi mushyashya mwari mumaze kumenyera kuri ya mwunganizi wawo ndi tuziranyeho uyu munsi twagarukanye umwunganizi mushyashya bakwita Teta kobwa wanyu muranzi nanjye ntabwo ndi umushyitsi ntabwo uri umuroro ahubwo ndi umusango yego turakwakiriye cyane Teta ndabishimiye yego uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ni gute baca imyeyo ese ubundi igituba ni irihe tandukaniro ry'igituba cyaciye imyeyo n'ikitarayiciye shangiye mbona nyine harimo itandukaniro rinini cyane yego njyewe rero uko nsanzwe mbizi nzi neza ko igituba burya cyaciye imyeyo kiraryoha nanjye niko mbizi yego ariko se tutawaciye imyeyo we warayiciye yego njye narayiciye nanjye narayiciye yego warayiciye cyane cyane murabyumva yuko abakobwa banyu cyangwa se bashangazi bari hano ko twese twaciye tumeze neza ariko se reka mvuge kano kantu umukobwa utaraciye imyeyo ubayeho ute nta myeyo ugira ibaze umugabo wawe w'ejo hazaza niba uzi ko utaraciye imyeyo umugabo wawe w'ejo hazaza naramuka abinduruye agasanga igituba kirarangaye reka rero ngusetse njyewe nzi yuko usibye ko ahantu nturuka iwacu utaraciye imyeyo nta mwana ngiye kuhavuga nta mwana w'umushikazi utaraciye imyeyo ubundi sorry gato utarayicira umwana w'umushikazi ukaba uzi ukuntu twe tubita abagore bataciye imyeyo cyangwa abakobwa bita bakinwaye samaki mwabyumvisha abakobwa bakinwaye samaki ni kinwaya samaki twe niko tubita kinwaya samaki ubwo nagira ngo babwire guys mutaciye imyeyo mwa abakobwa mwe muri kinwaya samaki kinwaya samaki ntimuturengane rero Teta njyewe buriya reka nkubwire nkunda kuganira ariko Teta reka muze kakana ni uri gukora sex mbite nkomerezaho nkubwire icyo ngiye kubaza waciye n'imyeyo Teta iyo uri gukora sex cyangwa imibonano mpuzabitsina umugabo yari kunyaza kubita kuri turatwe ubumva bimeze bite niba ari ikintu oya no kunyara biroho yego wari ubizi yego ndabizi iyo umugabo ari kukunyaza waraciye imyeyo biroroha cyane ntabwo bisaba hari umugore ushobora gukubitaho kubera ko nta kintu kiriho akasa nk'uwikanira ya akanya nyamuneka mwabagore mwe ndababujije ariko yaciye imyeyo icyo kintu nzi ni gutya nyine kubita amazi akabitaho bigahita bimera nk'iki se urabona kuriya muri Bibiliya bavuga ngo Mose yakubise inkoni ku rutare ruzana amazi ni ukuvuga ngo n'umugabo igituba ngo cyaba cyumye bingana nanjye urugero nabaho kubita oya ni kwa amazi ahita ataruka mumbabarire ni kwa kundi waranitiye yapfumutse oya kuno bakubita ipiki barimo gucukura amazi kubita bakwitiye amazi yes umugore aciye imyeyo ni kwa nyara hari n'umugore waciye imyeyo ngo bacumita uko bari kumucumita amazi akajya yiza cyane njye niko nteye iyo bari kugucumita baracumita amazi akajya yizana njye ntabwo bisaba no kunyaza iyo upfa kuba uri kundongora neza nakwishimiye ucumita amazi yizana turaryoshye cyane ndaryoshye ntabwo ari ibyo umbwira ko nawe ndabizi murumva mwabagabo rero n'abagore mutaciye imyeyo kinwa ya samake iwacu tubita kinwa ya samake gerereye kubivuga abantu b'ibushikazi ngo babyita kinwa ya samake nta mwana w'umushikazi utaraciye imyeyo umuntu utaraciye imyeyo gerageza ushake uburyo wacamo imyeyo hanyuma reka mbereke uburyo twacamo imyeyo
sibyo rero ni ukuvuga ngo burya ikintu cya mbere igiye guca imyeyo njye ntekereza ko ntabwo bisaba imyaka waba ukuze waba warabyaye abantu benshi tuzi ko ngiyo wabyaye ngo ntabwo bikunda ko uca imyeyo ariko njyewe ku bwanjye ndabizi neza ko imyaka waba ufite hose nta myaka utacamo imyeyo sibyo teta nubwo waba warabyaye imyeyo urayica ikaza cyane. hanyuma rero reka turebere hamwe ese ni gute baca imyeyo. ubona njyewe nzi ko ufata amavuta y'inka, reka mbanze mbarangire umuti. urafata amavuta y'inka, ufate indobo yavuge neza yego ikimuri yego ikimuri hari abantu benshi baba batazi ngo ikimuri ni iki cyangwa iki ariko ntekereza ko uri umunyarwanda ntabwo waba utakizi, uri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi. fata amavuta y'ikimuri cyangwa se amavuta y'inka, hanyuma ufate indobo urazizi teta zimwe zo mu cyaro zera imbuto gusa nazoberwa yego ntabwo waba uri umwana w'umushinguzi uyoberwa. ufate amavuta kabaye ufate amavuta ufate indobo imbuto z'intobo uzikatakate uzanike zume, nizimara kuma uzisekure uyungurure neza kari agafu ku buryo nta ruheri ruzazamo. ako gafu ukavange na ya mavuta nakubwiye y'ikimuri cyangwa se amavuta y'inka. hari n'umuntu abana b'i Kigali hari utabimenya amavuta y'inka yo yitwa ikimuri. iyo uyavanze n'intobo n'agafu k'intobo nicyo bita umuti uca imyeyo. umuti uca imyeyo kujya no kugura. hanyuma rero ufate uwo muti nakubwiye wicare, ubundi wakagombye kwicara gutya tetaye muhinnyaho akaguru mbere ku buryo umuntu ugiye guca imyeyo aba yicaye. gerageza wicare, niba ari wowe ugiye kuyicira icara gutya. sinzi hano nicaye ndumva wagira ngo naguyemo. icara gutya kamera mawe ugire neza bataza kubona imyeyo yanjye bagahita bashyuka cyangwa ugahita mwana yinyiba bari kubareba. ariko ikindi buretse gato mbereke kano kantu wicare gutya use nk'utazuramo. hanyuma ni ukuvuga ngo ntabwo ugira gutya, nta muntu uca imyeyo yazamura nyamuneka itazamura nk'amahembe y'inka. gerageza ufate twatweyo tuba ari duto, sinzi niba kamerama bari kubibona. fata twatweyo tuba ari udushino dutoya yego fata twa dushino dutoya tuba ari duto ntabwo tuba dufatika waya turi imbere ya kamera. hanyuma ufate ya mavuta wayafashe uyashyira mu ntoki gutya ziri kunyerera, ufate usige kuri twa dushino duto. hanyuma ujye ukurura usa nk'uwerekeza ku kibuno. urabona kwa kundi bakama ujye ukurura gutya udukurura usa nk'uwegeza ku mwoyo w'ikibuno. reka bari ko mvuga usa nk'uwegeza ku mwoyo w'ikibuno kugira ngo imyeyo yawe itazaba ihagaze nk'amahembe y'inka yo mu zo mu bigogwe. cyangwa se niba ugiye kuyicibwa n'umuntu ari umuntu ugiye kuyigucira uragarama gutya uragarama ndasohoye uragarama gutya ase kutabereka nyine reka mbere reka ngukorereho babibone. murashaka ko babikorera akiri ariko oya uragarama hanyuma wa muntu ajye afate twa tuboro twawe ajye adukurura we ajye adukurura akurure yegeza ku kibuno. ni ukuvuga ngo ariko bigira indeshyo. ni ukuvuga ngo gerageza ukurure imyeyo yawe uyizinge rimwe, sibyo? imyeyo ya nyayo uzinga rimwe. teta njya numva bavuga ngo imyeyo miremire ikenya umugabo. nanjye ndabizi ngo imyeyo miremire ikenya. nicyo kintu njye nashakaga no kubabwiraho mbere na basobanurireho. iyo ugiye nyine guca imyeyo nk'uko umusheri wacu amaze kubitubwira cyangwa shangazi wacu, uba ugomba kugira indeshyo. ubundi bajya batubwira ibyiza nyine wacamo kabiri uyu musumba zose gutya. ntabwo mbatutse mu mbabarire. iyo ugize hari umuntu ushobora gutekereza ko nyine agututse, ariko nyine bakobwa cyangwa se bagore imyeyo irenze ahangaha cyangwa ireshya nk'urutoki ikenya umugabo iramukenya. kandi ikindi batazi imyeyo miremire ituma n'umugore agenda ashyukwa. unagenda ushyukwa. urabona ko n'uri kujya n'umuhanda n'amaguru ikarisi igenda ikora gashiduka igituba cyakose
ikariso yatose bakagira ngo winyariye kandi ari ukubera imyeyo. Hanyuma rero reka tubereke hamwe ingaruka nziza zo guca imyeyo. Akenshi murabizi abantu twaganira hano, imyeyo ni umwambaro w'abagore niko nkunda kubivuga. Nkuko nicaye gutya ntabwo ushobora kubona imbere mu gituba cyanjye kubera ko mfite imyeyo ihatwikiriye, ntabwo ushobora kubona imbere mu gituba cyanjye. Nanjye nambaye bisa ntawe. Ariko no kuvuga ngo iyo utaciye imyeyo ukicara gutya tubona umutima w'igituba na esikariye na byose n'ibyumba bikigize, urumva ko wambaye ubusa. Kandi teta ikindi iri kuvuga ngo umugore waciye imyeyo byoroha mu gihe cyo kunyazwa oya no kubyara biroroha. Uzagiye kwa muganga utaraciye imyeyo baraguseka abaganga banagukubita. Rero hari abantu tubibwira ukagira ngo bakavuga ngo mwe bakobwa mwe muri indaya ngo muri birarango mwabuze ibyo muvuga. Umva mbasobanurire neza ko batwicara suko twabuze ibyo tuvuga cyangwa ibyo gukora, ahubwo nuko nibyo turi gukora nabyo ari ingira. Ntago turi indaya, ntabwo twabuze icyo dukora, ntabwo twabuze ibyo tuvuga, tubaho ukuri. Nuko ibyo turi kuvuga nabyo ari ingira kandi n'ibintu bitubaho mu buzima busanzwe. Hari abagore bataciye imyeyo, ushobora kwicura umugore ukuze niyo waba ubyaye 3 cyangwa 4. Yego birakunda, ariko nawe umwana w'umukobwa iyo umusore agiye kukurongora cyangwa umugabo agasanga utaraciye imyeyo araguseka. Ashobora no kutabikubwira ariko akavuga ati ni kinwa ya samaki iwacu niko tubita. Ni ukuri pe. So rero imyeyo ni umwambaro w'abagore. Kandi ikindi umugore waciye no mu gihe cyo kunyara ni ukuvuga ngo kubera biroro kuriya aba yarakunnye agenda kurura, hari imikaya yo mu maguru iba yaragiye yaguka, hanyuma bikoroha mu gihe cyo kunyara cyangwa se cyo kunyaza. Kuko umugabo ariko abagore muzi iyo umugabo ari kunyaza iriya myeyo bivuga ngo biri kuvuga ngo nagira ngo mubwire ko utaraciye do babivuga ngo iryo jwi ni none umugore utaraciye imyeyo cyangwa babivuga ngo cyangwa akaba yanasura cyangwa akanya. Yego umugore utaraciye imyeyo bavuga ngo ibintu nk'ibyo. Nyamuneka mugerageze muciremo gacwamwe ndabahanuye si ubwa mbere mubonye naje nashwanyitse gutya mbona imba ndiseriye ariko n'ubundi ndiseriye. Nyamuneka kandi turabakunda ntabwo tuba tubagira inama ariko tubanze tuba tugira ngo mumenye uko urugo. Yego nimugerageze mumenye icyo agaciro k'imyeyo. Nabonye hari abigeze gutera comment kenshi bavuga ngo wa mugore we ngimyese ngurata ngo nubone ngo ntibivuga ngo gusenya ngo nubone ngo turasenya ngo kandi twarayiciye ngo bamwe ngo niyo wadodeshejemo se ngo wambaye niyo kanzu. Ariko nagira ngo mbabwire ngo namwe murabizi neza bataracimye yuko kabaryo yo mbivuze ko kabaryo nagira ngo mbabwire rero karabarya kakabashengura. Mwaduhamagara mukeneye kubafasha, tugira amavuta y'inka, tugira uwo muti uvangiye gucimya n'ibihumbi 15. Mukampamagara cyangwa se mukanyandikira muri comment cyangwa se inbox yaba TikTok yaba Facebook yaba Instagram. Nukuvuga ngo Facebook nkoresha ni Lorenzo w'i Rwanda, hanyuma TikTok ni Nadia w'i Rwanda. Hanyuma rero yego kuri YouTube yo ni no channel nk'isanzwe. Hanyuma rero mwakoze kudukurikirana. Nanjye tetanja mushaka kumbwira uko nabagira inama. Hari inama nyinshi cyane nabagira. Waciye imyeyo cyangwa se umudamu n'ibintu byoroshye hagiye udafite n'ubushobozi burenze. Hari n'uwundi muco abana b'icyangugu dufite. Ushaka yuko nakugira inama nyine wambona kuri nimero 07 92 42 88 32. Murakoze cyane ndabakunda. Yego mwakoze rero kubana natwe. Nibagiwe nabwiye TikTok ko ari Nadia w'i Rwanda, ni Nadia w'i Rwanda ko mfite ebyiri. TikTok Nadia w'i Rwanda cyangwa se Lorenzo w'i Rwanda cyangwa se Nadia bisanzwe Nadia gusa. So rero mwakoze kubana natwe. Ciao, bye bye.